Fabi, ntega amatwi wumve. Ukwiye kurambika ibintu byose bibari mu mutwe, natwe tukagaba igitero. Uri kunyumva muze? Natwe ubwacu tukagaba igitero, kubera ko ibyo byose muri kuvuga ntababeshye. Nimbura umukobwa wanyu ngo ni Anita, mbabwiza ukuri, sibyo? Nzemera nsazire mu gihome, ariko namwe nabanje kubarimbura umwe kuri umwe. Oya ariko hari nkuko bivuze Fabi, numbone gutya ngo akaboko karamugaye. Umwe kuri umwe ariko ntabwo uzi ibiraha hanze nzanye. Ibikize Anita baramutwaye, ariko ubushobozi bwo kongera kumubona birashoboka. Twe tuzamugarura ngawe kugira ibibazo birebire. Urabura kujya kurimbura umuryango w'abanzi bakugiye, warangiza ukaza kuvuga ngo ugiye. Ni wowe wari ugiye kurimbura? Nakubwiye ko nari ngiye mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho. Kabiri kangahe umbwira ko wagiye gusenga? Rata ale, wowe tuza Anita tuzamubona ndabiza. Ahubwo shyiramo imbaraga utwungere natwe izindi imbaraga kugira ngo turebe uburyo twamushakisha mu buryo bwihuse. Nase natubwiye ko agiye gushaka abandi bahungu atazagenda tutabashatse, hanyuma tukafatanya kubashaka. Nubwo wenda kuba tracking ahantu baherereye bizatugora, ariko mureke dukora ubumwe, dukora ikintu kimwe n'abantu dushoboye. Yego ratare, ibyo nibyo tugomba gushyira hamwe tukamushakisha. Byo kumbwira ngo uragiye mu masengesho, hari amasengesho adakora. Ubaka kanya nyine bisubizemo, ntabwo dukeneye amasengesho y'ibikapu wowe. Bugiye mu nzu ya gusa. Iyi ni Bibiliya. Ubisubije mu nzu nyine n'ibyo kukubwira. Goratare reka mbimutwaze yaravunitse. Ugarutse hano, tugiye kumvikana ibintu bibiri. Anita aboneke. Azaboneka wundi. Nimba mudashaka kurimbuka, mumfashe turimbure bari abahungu, kuko nibitaba simbona Anita. Ni mwebwe muze, ni mwebwe nzarimbura. Oya ariko azaboneka humura, tuzafatanya nkuko bivuze. Batangiye kugenda. Oya nta ariko byakubwiye subiza iby'ibikapu mu nzu nyine, nose nagomba ibyo bavuga. Fabio, ndakwibikiye utabona ndi kukorohera n'aka kaboko. Ariko se nakoze iki? Warugiye he? None se ndi imfungwa, sinakubwiye ko nari ngiye mu masengesho. Igikapu kimwe bibi. None se uranyibikiye kandi ahanyereka Bibiri irima. Nyereka ikintu kigaragaza ko warugiye. Ko wasubije ibikoresho mu nzu ukareka aho warugiye kubanza tukacika nasoni. Ye nanga kunumva ko rero ibintu amagambo bavugaga ntabwo nandi kuyumva. Mugihe Fabiola arakozwe n'isoni n'ikimwaro cyuko ari amubonye agiye kuba yacika urugamba, niko Emile na Kamarade ndetse na Anita nabo bari gufata ingamba zikomeye cyane. Izo ngamba rero akaba arizo tugiye kuba twaganiraho mu iki kiganiro kugeza zirangiye. Icyo usabwa rero ni ugutera intebe yawe aho ngaho, bityo ukama umwanya wawe nkakubwira akantu ku kandi, nkakubwira n'agashya kazaranga season ya 4 episode ya 84. Reka nkubwira ati rero uno munsi wayibonye wishimiye ibintu Anita ndetse n'umugabo wiwe Emile, reka tujye tubita bamwe na Kamarade bakoreye are, bityo bakanabikorera Rugema na Fabiola, icyo bita kugusogongeza cyangwa kukubonjeje. Ingamba rero bafashe ni ingamba zikomeye cyane, akaba arizo ndi bugusabe yuko ndi bukubwire ukama umwanya. Nimba wishimiye yuko Anita na Emile babashije kuba basubirana mu buryo budasanzwe, tera agatebe kawe, bityo ujye aho ngaho muri comment wandikemo ijambo amena, dore yuko bakoze ingamba cyangwa inama idasanzwe ivuguruza ndetse inavuguruza ibyo Rugema we na Nyirantambara na Fabiola na Ale bari bisizemo, yuko bari bavuze yuko Anita agomba kuba uwa Ale. Ni nayo mpamvu rero nkubwira ati kanda ku ibuto ya subscribe, umpe umwanya wawe n'umwanya mutoya utarambiranye, bityo nkubwire akantu ku kandi. Nizere ko wamaze gukanda ku ibuto ya subscribe, wanditse n'ijambo amen na like ndetse na comment. Njye ugiye kukugezaho kino kiganiro nkaba nitwa
kadahomba mama sheri w'ababesto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, ndi umwana w'umugore, imbaraga zubaka igihugu, ni njejwi abandi nikakajwe, nje nkaba mvuye gufata amafaranga y'icyuzi aka kanya. Reka rero inkuru nyive imuzi n'imuzingo gutyo, ariko ntabatindiye reka mbanze nisuhurize abantu mwese munkurikirana aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, kandi mukaba mukunda filimi Inzira y'Umusaraba. Nizere ko filimi Urwibanga mwamaze kuba mwayibona, ikaba irimo Emile na Kamarade ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye cyane. Nizere ko mwayibonye. Reka rero dutangirane n'ikiganiro cyacu mu gihe Cyusa yari yatwawe cyane, yababaje iribagiza bikatubabaza. N'uyu munsi ngiye kuyinyuramo kugira ngo ngere kuri episode ya 84 byitonze cyane. Cyusa rero Cyusa reka mbabwira akantu, ese koko Cyusa aramutse ari gukorera iribagiza prank, akaba ari uriya mukino yakinnye n'uriya mukobwa, akaba amubwira ati kugira ngo ndebe ukuntu iribagiza azitwara reka nzane umukobwa, ese koko Cyusa yazabibabarirwa? Ari wowe wamubabarira? Reka tuve ku bya Cyusa rero kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya utarambiranye kugira ngo mutaza kuba mwarambirwa n'ikiganiro cyacu, sibyo? Noneho Emile na Kamarade iribagiza abaririye ntago babyumvishaga. Kamarade yavuze ukuntu Imana we yarapfuye, iribagiza avuga ukuntu yarapfuye. Sorry, Emile yavuze ukuntu yarapfuye ndetse na iribagiza avuga ukuntu yarapfuye. Mwihangane kuba mba ncangacanze amazina yabo no kubatandukanya, nawe ushobora kuba utabizi neza kubera ko ngiye nigerera kuri teri ariko mise mbyibuka. By the way rero baraganira cyane, biba ukuntu barababara, baravuga ati tuzashake Cyusa rero nimba mwibuka neza ukuntu mbere byagiye bigenda, ajyabaza Emile ati nabona iribagiza gute, sinzamutengwa, baramurwaniriye ariko byabababaje cyane ku buryo bumvishe bakozwe n'isoni n'ikimwaro, aribo bakavuga ati ariko ni ukubera iki Cyusa yaba arahindutse, Cyusa agahinduka kure? Ese wowe uribaza impamvu Cyusa yaba arahindutse? Reka rero hano kwa Cyusa tuhave twigire, hano nibyo tugiye kugenda tunyuramo mu byaranze episode ya 83 kugira tugere muri episode ya 84. Urasabwa kunkurikira akantu ku kandi kugira ngo atagira ikintu kiza kuba cyagucika kuri filimi Inzira y'Umusaraba, dore yuko ukumbuye kuba wakumva ibintu byinshi n'ibintu by'udutangaza bidasanzwe, ibintu bidasanzwe kabisa. Ese wewe waba ukumbuye muramu wa Kamara, muramu wa Emile? Nimba ukumbuye muramu wa Emile bivuge aho ngaho muri komenti, nawe azagaruka. Rero musaza wa iribagiza yegereye kwa Rugema arababwira ati ibi bintu ntago bikwiriye cyane yuko Rugema usubikisha urubanza icyo twakita ntaho kubakanga cyangwa iterabwoba. Rero amagambo yakoresheje Rugema yinyariye Rugema yagize ubwoba cyane. Rugema aravuga ati njyewe afande ntago ukwiye kuba wabikora. Nuko rero Nyiramashyano Fabiola wiwe araza aravuga ati ibi bintu uri kwivugisha wowe urubanza n'ibiki afande aramubwira ati rero Fabiola igendesha gakeya kuko n'ukundi kuboko ngiye nazakuvuna, kubera yuko ntago bikwiriye nimubasha kuba mwakora kuri mama wanjye. Bamubwira ya magambo ati mama wanjye ngo cyangwa umujyane mama wiwe. Rero nta kindi kintu icyo yarabikoreye ni ukugira ngo kwa Rugema batazagira icyo bangiza kuri mama we. Twizere ko yababitsemo ubwoba, noneho bagiye kujya bamutinya bimwe bidasanzwe. Rero bimwe bidasanzwe nakubwira ni ibi ngibi, nuko nguko rero bagiye kujya bamureba mama iribagiza bakikanga cyane, bagahuzagurika, bagatekereza ibyababayeho, bityo rero bakaba bakibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ariyo mpamvu rero bikomeje kuba byagorana. Rero ahandi hakurikiyeho mwabyiboneye, ubwo birababaje, mwabyiboneye neza ukuntu Fabiola aramaze kuba yafata umwanzuro wo kuba yagenda, akavuga ati ubu ngubu runo rugo ngiye kuba naruvamo. Abantu b'abagabo babanje baraganira na ariyamamura, aravuga ati ubundi baravuga ngo uwagukubise ahora agukubita aho yonyihoramo. Nimba Emile na Kamarade babashije kuba bakubita bano bagabo, mugane wa Fabiola ngo abagabo baziranye baramutuburiye, nicyo kigiye kuba cyakurikira yuko bano bagabo bagiye kuba baba abagabo
y'indashyikirwa cyane. Are rero yafashe Fabiola mu ijosi aramubwira ati Fabi wari ugiye hehe, shikamwa hamwe dukora urugamba ku buryo bano bagabo nimbabura cyangwa mugahunga umuryango wanyu nzawurimbura, bityo nanjye ngirire mu buroga. Ubundi baravuga ngo nujya kwihorera uzacukure imva ebyiri, iyawe ndetse niwe ugiye kwihoreraho kuko ushobora gupfa mbere yiwe. Rero no mugabo akaba afashe umwanzuro wo kuba yagira ati njyewe ibi bintu rero ntabwo biba bikwiriye yuko bano bajinga banyimenyereza, ngiye gufata imbaraga z'abasore bityo tubahige tubarimbure cyane. Mu gihe rero Fabiola yari yaketse yuko umugore wa kamarade, murumva neza, yari yamucetse akomeza amukeka. Buriya Fabiola rero ni umuntu muri ino filimi Inzira y'Umusaraba akaba ari inkingi ya mwamba cyane. Buriya Fabiola atarimo ngemba mbona bitaryoha. Ese wowe nawe ubona byaryoha? Mumbwire aho ngaho muri comment kuko muri ab'agaciro kandi muri abo kubahwa, muri n'abantu bakuru. Njyewe uri gukomeza ukugezaho ibiganiro byose kugeza kirangiye, wihangane ntago kirambiranye. Aba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abashe cyangwa aba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu. Urumva korbinaniye none nkaba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umwana w'umugore, umusore mwiza kurusha abandi, imbaraga zubaka igihugu, ningejwe abandi nikakajwe. Birancanze noneho uno munsi papa. Abantu rero muri za Nyabugogo ndabasuhuje, abantu mukorera Nyabugogo ndabasuhuje, abantu mukorera mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje. Abantu muri Bujumbura rero reka mbasabe gutera udutebe twanyu mutereke hariya mumpe umwanya wanyu bityo mbabimburire. Mbere yuko rero ntereka agatebe kanjye cyangwa kawe kugira ngo mubwire ukuntu Emile na kamarade umunsi bahuye na Are bwa kabiri ari kumwe n'umwicanyi we Haka ibizaba, ngo rero andika nimero yanjye WhatsApp ni 072449 64 072449 ya 29 akaba ariyo nimero yanjye wanyandikiraho kuri WhatsApp kuko umpamagaye ushobora kutambona kubera yuko aba ari ibintu bidasanzwe. Nanjye kubera ko nafashe amafaranga y'icyuzi ntabwo byoroshye. Bayidawe reka nkubwire ngo tera agatebe twiganirire. Mu gihe Fabiola arakozwe n'isoni n'ikimwaro cy'uko Are amubonye agiye kuba yacika urugamba, niko Emile na kamarade ndetse na Anita nabo bari gufata ingamba zikomeye cyane. Izo ngamba rero akaba arizo tugiye kuba twaganiraho muri iki kiganiro kugeza zirangiye. Icyo usabwa rero ni ugutera intebe yawe aho ngaho bityo ukama umwanya wawe, nkakubwira akantu ku kandi nkakubwira n'agashya kazaranga season ya 4 episode ya 84. Reka nkubwira ati rero uno munsi wayibonye wishimiye ibintu Anita ndetse n'umugabo wiwe Emile, reka tujye tubita bamwe na kamarade bakoreye Are bityo bakanabikorera Rugema na Fabiola, icyo bita kugusogongeza cyangwa kukubonjeje. Ingamba rero bafashe ni ingamba zikomeye cyane, akaba arizo ndi bugusabe yuko ndi bukubwire ukama umwanya. Nimba wishimiye yuko Anita na Emile babashije kuba basubirana mu buryo budasanzwe, tera agatebe kawe bityo ujye aho ngaho muri comment wandikemo ijambo amen, dore yuko bakoze ingamba cyangwa inama idasanzwe ivuguruza ndetse inavuguruza ibyo Rugema we na Nyirantambara na Fabiola na Are bari bisizemo yuko bari bavuze yuko Anita agomba kuba uwa Are. Ni nayo mpamvu rero nkubwira ati kanda ku ibuto ya subscribe umpe umwanya wawe, ni umwanya mutoya utarambiranye bityo nkubwire akantu ku kandi. Nizere ko wamaze gukanda ku ibuto ya subscribe wanditse n'ijambo amen na like ndetse na comment. Njyewe ugiye kukugezaho kino kiganiro nkaba nitwa Kadahomba, mama sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, ndi umwana w'umugore, imbaraga zubaka igihugu, ningejwe abandi nikakajwe. Nge nkaba mvuye gufata amafaranga y'icyuzi aka kanya. Reka rero inkuru nyive imuzi n'imuzingo gutyo, ariko ntabatindiye reka mbanze nisuhurize abantu mwese munkurikirana aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi kandi mukaba mukunda filimi Inzira y'Umusaraba. Nizere ko filimi Urwibanga mwamaze kuba mwayibona, ikaba irimo Emile na kamarade ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye cyane.
sinizere ko mwayibonye. Reka rero dutangirane n'ikiganiro cyacu mu gihe Cyusa yari yatwawe cyane yababaje iribageza bikatubabaza n'iy'uyu munsi ngiye kuyinyuramo kugira ngo ngere kuri episode ya 84 byitonze cyane. Cyusa rero Cyusa reka mbabwira akantu, ese koko Cyusa aramutse ari gukorera iribageza prank akaba ari uriya mukino yakinnye n'uriya mukobwa akaba amubwira ati kugira ngo ndebe ukuntu iribageza azitwara reka nzane umukobwa, ese koko Cyusa yazabibabarirwa ari wowe wamubabarira? Reka tuve ku bya Cyusa rero kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya utarambiranye kugira ngo mutaza kuba mwarambirwa n'ikiganiro cyacu, sibyo? Noneho Emile na Kamarade iribageza yabaririye ntago babyumvishaga. Kamarade yavuze ukuntu Imana we yarapfuye, iribageza avuga ukuntu yarapfuye. Sorry Emile yavuze ukuntu yarapfuye ndetse na iribageza avuga ukuntu yarapfuye. Mwihangane kuba mba ncangacanze amazina yabo no kubatandukanya, nawe ushobora kuba utabizi neza kubera ko ngiye nigerera kuri tere ariko mise mbyibuka by the way. Rero baraganira cyane biba ukuntu barababara baravuga ati tuzashake Cyusa rero nimba mwibuka neza ukuntu mbere byagiye bigenda ajyabaza Emile ati nabona iribageza gute sinzamutengwa, baramurwaniriye ariko byabababaje cyane ku buryo bumvishe bakozwe n'isoni n'ikimwaro ari bo bakavuga ati ariko ni ukubera iki Cyusa yaba arahindutse, Cyusa agahinduka kuriya? Ese wowe uribaza impamvu Cyusa yaba arahindutse? Reka rero hano kwa Cyusa tuhave twigire hano, nibyo tugiye kugenda tunyuramo mu byaranze episode ya 83 kugira tugere muri episode ya 84. Urasabwa kunkurikira akantu ku kandi kugira ngo atagira ikintu cyiza kuba cyagucika kuri filimi Inzira y'Umusaraba, dore yuko ukumbuye kuba wakumva ibintu byinshi n'ibintu by'udutangaza bidasanzwe, ibintu bidasanzwe kabisa. Ese wewe waba ukumbuye muramu wa Emile? Nimba ukumbuye muramu wa Emile bivuge aho ngaho muri komenti nawe azagaruka. Rero musaza wa iribageza yegereye kwa Rugema arababwira ati ibi bintu ntabwo bikwiriye cyane yuko Rugema usubikisha urubanza icyo twakita ntaho kubakanga cyangwa iterabwoba. Rero amagambo yakoresheje Rugema yagize ubwoba cyane. Rugema aravuga ati njyewe afande ntabwo ukwiye kuba wabikora. Nuko rero Nyiramashyano Fabiola wiwe araza aravuga ati ibi bintu uri kwivugisha wowe urubanza n'ibiki. Afande aramubwira ati rero Fabiola igendesha gakeya kuko n'ukundi kuboko ngiye nazakuvuna, kubera yuko ntago bikwiriye nimubasha kuba mwakora kuri mama wanjye. Bamubwira ya magambo ati mama wanjye ngo cyangwa umujyane. Mama wiwe rero nta kindi kintu icyo yarabikoreye ni ukugira ngo kwa Rugema batazagira icyo bangiza kuri mama we. Twizere ko yababitsemo ubwoba noneho bagiye kujya bamutinya bimwe bidasanzwe. Rero bimwe bidasanzwe nakubwira ni ibi ngibi, nuko nguku rero bagiye kujya bamureba mama iribageza bakikanga cyane bagahuzagurika bagatekereza ibyababayeho, bityo rero bakaba bakibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ariyo mpamvu rero bikomeje kuba byagorana. Rero ahandi hakurikiyeho mwabyiboneye ubwo birababaje, mwabyiboneye neza ukuntu Fabiola aramaze kuba yafata umwanzuro wo kuba yagenda akavuga ati ubu ngubu runo rugo ngiye kuba naruvamo. Abantu b'abagabo babanje baraganira na ariyamamura aravuga ati ubundi baravuga ngo uwagukubise ahora agukubita aho yonyihoramo. Nimba Emile na Kamarade babashije kuba bakubita bano bagabo, mugane wa Fabiola ngo abagabo baziranye baramutuburiye, nicyo kigiye kuba cyakurikira yuko bano bagabo bagiye kuba baba abagabo indashyikirwa cyane. Are rero yafashe Fabiola mu ijosi aramubwira ati Fabi wari ugiye hehe? Shikamwa hamwe dukora urugamba ku buryo bano bagabo nimbabura cyangwa mugahunga umuryango wanyu nzawurimbura, bityo nanjye ngirire mu buroko. Ubundi baravuga ngo nujya kwihorera uzacukure imva ebyiri, iyawe ndetse niwe ugiye kwihoreraho kuko ushobora gupfa mbere yiwe. Rero no mugabo akaba afashe umwanzuro wo kuba yagira ati njyewe ibi bintu rero ntago biba bikwiriye yuko bano bajinga banyimenyereza, ngiye gufata imbaraga z'abasore bityo tubahige tubarimbure cyane. Mu gihe rero Fabiola yari yaketse yuko umugore
wa kamarade murumva neza yari yamucetse akomeza amukeka. Buriya Fabiola rero ni umuntu muri ino filimi Inzira y'umusaraba akaba ari inkingi ya mwamba cyane. Buriya Fabiola atarimo ngemba mbona bitaryoha. Ese wowe nawe ubona byaryoha? Mumbwire aho ngaho muri comment kuko muraba agaciro kandi murabo kubahwa, muri n'abantu bakuru. Njyewe uri gukomeza ukugezaho ibiganiro byose kugeza kirangiye, wihangane ntago kirambiranye. Aba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abashe cyangwa aba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu. Urumva? Korbinaniye nono. Nkaba nitwa Kadahomba, sheri w'aba besto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umwana w'umugore, umusore mwiza kurusha abandi, imbaraga zubaka igihugu, ningejwe abandi nikakajwe. Birancanze noneho uno munsi papa. Abantu rero muri za Nyabugogo ndabasuhuje, abantu mukorera Nyabugogo ndabasuje, abantu mukorera mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje. Abantu muri Bujumbura rero reka mbasabe gutera udutebe twanyu mutereke hariya mumpe umwanya wanyu, bityo mbabimburire. Mbere yuko rero ntereka agatebe kanjye cyangwa kawe kugira ngo mubwire ukuntu Emile na kamarade umunsi bahuye na are bwa kabiri ari kumwe n'umwicanyi we Haka ibizaba, ngo rero andika nimero yanjye ya WhatsApp ni 074249 64 07249 24 akaba ariyo nimero yanjye wanyandikiraho kuri WhatsApp kuko umpamagaye ushobora kutambona kubera yuko aba ari